isa n'ihirwe wowe ukurikiye Chaba Entertainment, nkwibutsa gukora subscribe, share and comment. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mazina y'umusore wifuje kudusangiza inkuru ye y'ubuzima. Uyu nta wundi, amazina yiswe n'ababyeyi ni Muhawenayo Donald. Uyu musore yavukiye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Bushekeri, umudugudu wa Gisakura. Uyu musore w'imyaka 23 birumvikana yabonye izuba mu mwaka wa 2001. Amazina ya papa we ni Nzafashwa Zakayo, mama we akitwa Mukankusi Philomena. Uyu musore yavukiye mu muryango w'abana batandatu, akaba bucura, birumvikana niwe wiga gatandatu. Uyu yize kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatanu w'amashuri abanza, ariko ubwo yivugira ko yarisubikiyeho, birumvikana amashuri yaracukirije ahasaga mu mwaka wa 2016. Ahita yerekeza mu kazi k'ingutu ko kwikorera amakara, imbaho n'ibitoki, birumvikana akakazwi kazi ku izina ry'ubukarani. Ibi yabigiyemo kubera impamvu z'ubukene bwari bwigaruje umuryango. Uyu yivugira ko aka kazi yakakoze hafi imyaka isaga 2, aza kukareka kuko yabonaga kavunanye kandi nta n'inyungu ziri kuvamo. Nyuma yaje kuganira n'umushuti we wabaga i Kigali, amubwira ko Kigali ibintu ari sawa cyane, yaraza akahahigira nawe akareba ko byazakunda. Nawe ariko gufata umwanzuro wo kuza Kigali. Ahageze ubuzima butoroshye nibwo bwamwakiriye, ibyo dukunze kwivugira tuti ibintu ni danger mu ndimi z'imihanda. Yivugira ko yinjiye mu mujyi wa Kigali aturutse mu cyaro mu mwaka wa 2020, mu mpera z'umwaka wa 2020. Uyu yahise ajya ku mushuti we aho yari atuye ku Gisozi hafi na Iyerika. Iyi ni kaminuza izwi cyane. Uyu yamaze amezi 2 ku mushuti we, ababonye y'ubukode bw'inzu nibwo kumusezera ahita ajya kwimenya nk'uko bari babyumvikanye mbere y'uko amucumbikira. Yakodesheje inzu amezi 2, ukwa gatatu kuranga kuko ubushobozi bwari ntabwo. Ibi byatewe n'uko yakoraga akazi k'ikiyede kaza kurangira nyuma za kubura, kandi ubuzima buranga biramugora byatari. Nyir'inzu cyangwa landlord, ibyo tuvuga mu ndimi z'amahanga, abonye ko uyu musore inzu munaniye kuyishyura, yamusabye kuzinga utwe akamuha inzu ye kuko hari undi uri tayari kandi ufite ubushobozi bwo kuyishyura. Burya koko si Kigali ni amahanga, kandi Kigali si Kigoma, isi si nyoko. Iyi ni imigani yaciwe n'Abanyarwanda. Uyu musore yivugira ko muri ako kanya isi yamwikarayeho, ubwo yivugira ko nta n'itike yari afite wenda ngo yabe yisubirira mu cyaro. Uyu yahise afata umwanzuro wo kureba icyo yakora, niko kuzinga utwe. Yivugira ko mu by'ukuri nta kintu yari afite gifatika, aho yararaga ku ikarito akiyorosa agashuka gato muri ghetto. Byumvikane ko kwimuka bitamugoye habe na gato. Niko guhita afata inzira ajya kureba inshuti ze yari amaze kumuka muri iyo minsi yarageze muri Kigali. Yivugira ko izo nshuti zakoraga mu igaraje ryari aho hafi. Ageze ku nshuti ze nazo zibura icyo zamumarira, birumvikana ko nacyo ntacyo zari zifite. Niko guhita zimwereka imodoka yari yarapfiriye hafi aho. Iyo modoka yari mu bwoko bwa Land Cruiser, iyi yatwaraga abarwayi, mu Rwanda tuyizi nka ambulance, gusa yarapfiriye aho ngaho. Uyu muhungu yivugira ko yamaze amezi 2
imibu, ubushyuhe ndetse n'ubwoba bw'uko ari uwamugirira nabi muri icyo kimodoka yari arimo. Akiri muri iki kimodoka yari atunzwe no gufurira abantu akabavomera bikamufasha kubona icyo kurya. Nyuma mu masaha y'ijoro akisubira kugangika muri cya kimodoka nk'ibisanzwe n'ubundi. Burya koko ngo nta mvura idahita, uyu musore yaje kuva muri ubu buzima Imana imutera iteka, dore ko uyu musore anakunda gusenga cyane kandi Imana ikunda abayo. Ubu uyu musore ahagaze neza mu mujyi wa Kigali, aho yivugira ko Imana yahinduye amateka kandi ikomora n'ingoma z'ibikomere. Yaje no kubona akazi keza kandi yishimiye. Ubu ameze neza, arashima Imana kandi byimazeyo pe. Nawe muri aka kanya ushobora kuba ubuzima butameze neza, ariko izere kandi usenge, byose byerekeye urema kuko byose bihira abasenga Imana. Nawe ubuzima bwahinduka, ntiwihebe ngo uheranwe n'agahinda. Isaha yawe ntiragera, nigera Imana izakora ibyayo igomba gukora. Ciao ciao, nakagaruka. Nawe wifuza ko twagukorera iyi nkuru, watwandikira muri comment tukavugana. Ciao ciao. Reka nkurangira ahantu hameze neza wakura moto imeze neza yo mu bwoko bwa Bajaj. Uyu nta wundi ni Ishimwe Arebrino gukorera i Nyamagabe. Agufitiye ubwoko bwinshi burimo BM 150, BM 125, BM 100 and Discover 125. Izi moto zose ni bwoko bwa Bajaj ndetse agukubita glante ndetse ku giciro gitoya. Mumugane wifuza kumuvugisha, muvugije kuri nimero ziri kuri icyo cyapa.